twongeye kandi kuba ikaze tunabasuhuza twizere ko mumeze neza twebwe tumeze neza turashima Imana nkaba ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye nawe yabasuhuza tugakomeza. Muraho mwese turabasuhuje abakunzi b'umusaraba izina ryahindutse ubu nyine ngo n'abana b'Imana rero turabegereje kuri iki kiganiro cya mbere dukoze kuri iri zina rya abana b'Imana. Abana b'Imana ni bande? Abana b'Imana ni twese turi abana b'Imana bagendera mu ijambo ry'Imana icyo ridusa. Abana b'Imana rero zivuga ngo abayoborwa n'umwuka n'abana b'Imana. Umwuka wera rero ni ikimenyetso kinini kiranga abana b'Imana. So abana b'Imana rero turabasuje aho muri hose ndetse nawe utarahabwa uyu mwuka wera. Biri zivuga ngo musabe muzahabwa, ngo mukomange muzakingurirwa, mushake muzabona. Uzi ko naje gusanga ari umwuka wera yazavuga. Umwuka wera tugomba kumusaba, umwuka wera tugomba gukomanga tukamuhabwa, umwuka wera tugomba no kumushakisha. So ngo azomuduhereza. Kuko kugera ku rwego rwo kwakira umwuka wera nuko ngo umuntu utaba ari gushaka umwenda, utaba ari gushaka Amerika, utaba ari gushaka Australia, utaba ari gushaka Canada, aba ari gushaka Imana. Iyo waba ushaka Imana, Imana izibimenya umutima uyishaka. Nushaka ibintu iziguha ibintu nyine. Wawe usabira kuza hanze izoguha hanze. Aho ni marasi iyo bihuriye no kuzura umwuka wera. So rero umuntu atuzi umwuka wera, umwuka wera nuzo uduha inyota yo gusenga. Arabasirimbira mu mwuka koko. Yego. Barahaba kandi baba bari mu mwuka bari gusirimba atari uko ari ikintu nziza nanga. Hari ikintu nabonye buriya nyine gusirimba sinzi ukuntu abantu babifata ariko jya ukuntu mbifata buriya gusirimba ushobora gusirimba ufite ikibazo kigakemuka ahubwo biterwa nuko ugisirimbye mu wewe ubwawe. Hari n'ikindi nzi nenga ni ukuntu bumva ko gusirimba tugomba gusirimbira ku kibazo. Izi nenga ikintu cyitwa gusirimbira ku cyifuzo ni byiza pe twobikora ibyo ngibyo ni irindi sengesho mu yandi ariko ntabwo gusirimba guhuriye n'ibibazo. Tuba dusirimbira Imana tutadusirimbira ikibazo. Imana ni ishobora gukuraho cya kibazo, ntabwo ari imigeri yacu, ntabwo ari n'amasengesho yacu. Kurya ese abantu nta handi ndasanga imbaraga ziba ko kuramya. Uko kurya igisimba tugihinduye kuramya tukagikura mu bibazo. Igihe cyose bagiye gusengera icyifuzo n'igisimba bashyira mu isire. So icyiza numva mu buzima bwanje gusirimba kugomba kuba ikintu twitiriye kuramya Imana. N'umuntu wawe usirimba akumva ko yaramya Imana. Uzi ko waramya Imana ntiyo ukibikora mu marangamutima. Ntabwo ubikora nkuko ufite imbaraga. Uzi ko unahagarara gusuka zunyeganyega gusa. Kubera iki? Kubera usobanukiwe icyo wakora imbere y'Imana. N'umutwe wogira gutya gusa uri kumva igisirimba ukanezeza Imana. Worambura amaboko ukazugira gutya gusa ukajanisha n'igisirimba. Kurya nta muntu utonezeza Imana kandi wabitekereje ariko uzi ko wawuramya. Ariko gusirimba ntabwo ari uko dufite icyifuzo. Gusirimba ntabwo ari ugusirimbira ku kibazo. Uzabisirimba byinshi cya kibazo kigumeho. Ariko Imana ni ishobora kugira gute? Tugomba gusirimbira Imana tukaramya Imana. Kandi nasanze imbaraga ko kuramya mu kuramya utakorera ikintu impamvu ngo Imana igire icyo ikora, ahubwo ukagikorera Imana kuko irabikwiriye. Uko turiho kugira tuyeshe icyubahiro tuyiramye tuyihimbaze. Ariko ibibazo bizoza bikuzana gusirimba no kurara mu masengesho. Rero benshi iyo azi ko afite ikibazo noneho no muri Amerika reka katubabwire haje ibyifuzo. Ibyifuzo byaje muri Amerika no gusengera abagabo bari muri Afurika no gusengera abagore bari muri Afurika n'imiryango. Uko ibyifuzo biri hano muri Amerika. Icyifuzo kiri muri Amerika si ukurya akazi wenda bamwe bo dusengera wenda baje batavuga Icyongereza biza bibagora kubona utuzi. Ariko ikintu kiri hano cy'icyifuzo iyo umuntu afite umugore muri Afurika umuryango azaza kurara ku karago. Imana ikora mu gihe cyayo. Kuri jye mba numva jyewe iyo mbikoze ntabwo nsenga yego umutwaro ubuhari ariko cyane mba nshaka ngo ngirane n'ubusabane n'Imana, umazanye n'ubusabane n'Imana. Nuko ngo n'igihe yagusubije
tuzokubona hano muri kano nimba ari wa wundi uzuza agasengera umutwaro gusa ngo nuko umuryango wa Afrika yamara kuza akenshi baba bandi babivamo. Tuzakomereza sinzi bino byaje twaje nta topic dufite rero mude topic mwenyine mude topic aho ngaho sinzi byizanye bino bintu reka mbakorere kano kantu nuko ngo Imana uburyo reka tubirebere mu mwuka nuko ngo abantu baje ari reka tuvuge ni 100 gusenga nuko ngo bamwe bari mu kumba kabo n'abandi bari mu kumba kabo n'abandi bari mu kabo nubwo twese turi mu rusengero rumwe mu cyumba kimwe ariko uko turi 100 turi mu zumba bitandukanye bamwe bari gushaka umwuka abandi bari gushaka ishurirwa abandi bari gushaka ubwenge abandi bari gushaka reka tuvuge Imana ibyo zose bikubiye mu Mana n'abandi bari hano kubw'abagabo kubw'abagore n'abatarashakaga n'abatarashakwaga n'abafite ibyifuzo nubwo batogere abantu iri hakurya ugasanga n'ufite byose hano hari ikibazo wenda umugabo aramugoye cyangwa se umugore aramugoye cyangwa se abana baramugoye cyangwa se yabuze akazi cyangwa se karasengera ikindi cyifuzo ugasanga nicyo cyamuzanye uwo muntu rero icyo cyamuzanye nuko ngo ibintu tubisengera ariko twageze hajya twaje gushaka Imana twaje gusabana n'Imana niho tuyerekera bya byifuzo byacu ariko intego atari cya kindi cyatuzanye inyota niyo igomba kudukura mu rugo tuzi ko tuje gusabana n'Imana ibyifuzo byawe birangiye wokora iki nakora iki ntabwo imbere y'Imana kuko mbazi ko ariyo yakoze nicyo nyine nari nshaka kumenya ese ikikuzana ni iki ni ibyifuzo ufite mbese mu buryo Imana ibibona nibirangira bya byifuzo utazongera kugaruka mu masengero nanga kurya arakomeye Bibiliya ziyageranya n'Imana ngo bamwe Imana zabo ni feza abandi zabo abandi amagare abandi iyo iri mu Mana zivugwa muri biri ifaranga ntabwo ari akazi kavugwa muri biranka Imana nuko ngo amafaranga birizibwa n'umuzi w'ibi iyo bwize urukundo rwayo apana urukundo rw'akazi siko birivuga urukundo rw'amafaranga kera uba uri kuzana Imana ni nk'aho uri kurema Imana muri wowe iyo Mana imaze kwishira mu mutima wawe Imana yo mu ijuru irimuka yimugwa n'iki n'urukundo ukunda ifaranga ntiwoyibonera umwanya uzi ko ufite wabaye umukunzi wayo ihita ihinduka Imana ikaba nini igakura muri wowe ikaja mu mutima wawe neza hahandi hari icyicaro cy'Imana ikicara ya nyota wagiraga ukagira inyota noneho y'amafaranga kwa gushaka Imana washakaga Imana ukagira noneho uri gushaka amafaranga amafaranga ni yindi Imana hano twashitse mu mafaranga si mutuzi hano ntiyari utuzi tidukora amasaha rutayiriye hari n'abafite utuzi baririye amafaranga hano abifaranga izo rero nizo zatumugaje nizo zatwishe nizo zatugize intumbi tuva ku muhamagaro w'Imana gambi w'Imana ku buzima bw'umuntu tugenda gutya nuko ngo wowe kuva muri Afrika wabonye ko ari Imana hari abandi bo batabonye Imana muri ibyo ariko wowe wabibonyemo Imana kuko Imana yarakuzanye yaguteguye kandi kubwira ko ikuzanye muri Amerika yakubwiye ko izaguhindura ubuzima wenda urantiye yamubwiye icyo kintu kuko ntiyasabana akisanga gusa ari hano uwo muntu utafite amashimwe kandi we azi ko wenda yashizemo imbaraga azi ko ari imbaraga ziwe kuko atazi Imana wowe ufite ishimwe woja gushimira hano ngo Imana yipurukije muri Amerika akabona nawe yaraje ariko baruko babaye wagura imodoka binyuze mu gitangaza cy'Imana we warayisengeye Imana iguha imodoka mu buryo butangaje uwundi wenda yafashe ifaranga ziwe arayigura nuje gushima ngo Imana yampaye imodoka azayisuzuma nta gaciro naje kwireba azasanga akurusha n'imodoka ariko kwebwe ku mukristo ukabona ni igitangaza aho yavuye aho inzu yawe waguze yavuye aho ubuzima bwawe ni ubuhamya ni ibitangaza gusa ubuzima bwawe buzuzuye nuko ngo izugeraho byose ni Imana iba yakoze none wahagera ukavuga wa mpagaze ahantu ibintu nazi nsengera tibikozwe n'umuntu tibikozwe nanjye tibikozwe n'amafaranga ugashimira Imana ariko hakabundi muri kumwe muri kakazi neza muri bya bindi hahandi Imana yakuzanye ugasanga hariyo abantu badasenga batanabisenge ariko kuri we ugasanga ni igitangaza kandi ugiye kubishima mu bantu tibo bitahura niwe wenyine ubitahura ibi bitangaje gusa abanyabyaha nuko ni impumyi zireba ibimuga bigenda izo nivyo bitangaza kuri bo ariko twebwe n'utuntu duto ukize na accident
tuvuga ngo nuko wamenye gutwara neza uzamubona kera ukuboko kw'Imana kwahabaye akantu gatoya gusa uzubonamo ukuboko kw'Imana ariko ibonti botahura amashimwe yabo umwana wanje yarangwaye baramusengeye amashimwe yabo naravutse gutya mbese amashimwe ni bigaragarira amaso ariko twebwe turebera ibintu mu mwuka kuko tugendera mu mwuka tutagendera n'ibyo tureba tugendera mu kwizera so ibintu bitubaho kubera twizeye Imana ariko ibo ni ibintu baharanira ubuzima bwabo baragwana cyane ariko twebwe ugasanga si imbaraga nyinshi ariko Imana irakoze si byinshi dufite ariko kizera ko Imana izabikora igakora bingana na wa wundi ufite inararibonye rya cakintu cyangwa se ubushobozi bwacu wowe ugasanga kurasabira cakintu niyo mpamvu azaza akakubwira bizakoreka gute wewe umwana wa runaka ufite iki muri bandi ugasanga karaguhinyura aragusuzugura ariko kubera wizeye Imana cyo kwisuzugura kubera bizi ko Imana ishobora byose Imana ibaho umugisha guys turabashimiye abantu bakomeza kudukurikirana mu biganiro byacu abakunzi bacu bakomeza kuba hafi ukuri turabashimiye Imana ibaho umugisha ikomeze ibane namwe mu bintu byanyu byose mu bikorwa byanyu ibarindira abana ibarindira ubuzima ibarindira mu ibintu byose byanyu rero turashimiye abantu bose bakomeje gukanda subscribe sharinga gutera comment ukomeze mudushigikire Imana ikomeze duhana umugisha twese hamwe naho utaha bene data turabashimiye ku biganiro twagize bitandukanye twagiye dukora ku bintu byinshi mwakoze kudukurikirana ndetse n'amakomantere yanyu uko muri buze kumva ibyo twagiye tuganira tutagiye twumva kimwe uko muzumva namwe kandi n'uwifuza ufite ubuhamya ikintu icyo ari cyo cyose kiri ku mutima ino ni TV karibu cyane Imana ibamugisha